kuba uri umusore ukaba ufite girlfriend wawe cyangwa se mukaba mwaranashakanye mbese muri couple ariko ukaba utazi aya mategeko. Aya mategeko ni amwe mu mategeko meza cyane kuko amategeko ya couple ni amwe mu mategeko igihe cyose utayagendeho cyangwa se utayakurikije niho usanga couple yanyu ihise isenyuka. Mwakundanaga pe, mwamumaranye imyaka 4, 2, 1 cyangwa se amezi, ariko kugira ngo mwubake iyo couple yanyu ikomere nuko ugomba gukurikiza no mategeko. Uyu munsi nagutegura amategeko 10 ya couple. Aya mategeko ni meza cyane kuko igihe cyose wayakurikije couple yanyu zarambare, ushaka mumazeranya umwaka mukazageza kugupfa kwa buri umwe. Rero kugira ngo muzayakurikize ibuka ubanze unakande subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanjye bategurira nitwa Aime, uhawe ikaze muri gym y'urukundo, naho byose tubibagezaho kubera ko mwadukunze kandi mwanahisemo ibiganiro tubagezaho. Niyo mpamvu nyine tubabwira ngo ukande subscribe. Itegeko rya mbere rya couple riravuga ngo mukundane bya nyabyo. Nyamuneka ushobora kuba waragize impanuka zo gukundana nawe, hari igihe usanga nyine byarabaye impanuka ugasanga umukobwa kwizingaho cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko jya ugenzura neza uvuga uti ese uyu mukobwa ndamukunda cyangwa se uyu musore ndamukunda, byose ubanza ubirebeho. Ariko itegeko rya mbere ryavugaga ngo mukundane mwese cyangwa se mukunde bya nyabyo, kuko igihe cyose wari ku muntu urukundo nyine abona ko umukunda. Kuko umuntu ashobora kuba wenda ushobora kumwereka ko umukunda ariko mw'imbere utamukunda. We mwereke ko umukunda niba nyine mukundana, kandi niba mutanakundana ntukamwereke ko umukunda, kuko aho kubeshya umuntu umubeshya ko umukunda ugasanga ari mu kigare, waceceka ahubwo mbese nawe agahita yibonera igisubizo cya nyacyo. Itegeko rya kabiri rya couple riravuga ngo mwizerane. Nyaboneka icyizere ni urufunguzo rwo gutuma ibintu byose bigera kure, kuko ibintu byose bitarimo kwizerana birasenyuka kandi bigasenyuka vuba. Kwizerana ni urufunguzo rwo gutuma byose bigenda neza. Igihe cyose rero muri kwizerana nta kabuza gutera imbere kwa couple yanyu, ndetse na bamwe bazifuza kugira couple imeze nk'iyanyu. Nanone kuko igihe cyose usanga ufite couple ariko ugasanga icyizere ni gike, umuntu aragenda ugasaka amapantaro uvuga utereka ndebe niba nta dukingirizo turimo, arasiga phone ugwana no gukoramo password ngo urebe message, ureba ibindi byose. Nyamuneka icyizere ni kimwe mu bintu bituma ingo ziramba, kuko nta wamenya, kuko hari igihe usanga umwe atandukira uyu munsi ejo akagaruka, ariko igihe cyose ugaragaza ukavuga uti ntabwo nkwizeye, bishobora gutuma nawe bikorera akavuga uti n'ubundi ntunyizera, reka byose ubibone neza. Ariko jya ugerageza umwizere, ajye kure umwizere, wirinde kumushyiraho igitutu uhamagara, kuko ntabwo umuntu mutari kumwe nyine ntimwamuri kumwe, ariko ntubuzi ngo buri kimwe kibe cyose kimeze ute. Jya ugaragaza rero umwizere kuko ntawamenya. Itegeko rya gatatu rya couple riravuga ngo ntimugahishanye amabanga. Nyaboneka ushobora kuba waravuye iwanyu baraguteye inda ukaba warazihuruturagamo, nyababyeyi ikaba yarajyanye nabyo. Jya ugerageza ubimubwira hakiri kare, kuko aho kugira ngo umusore wawe cyangwa se umukunzi wawe azamara igihe azi ategereje umwana ariko hari ibyo yamuhishe, ushatse wamubwiza ukuri. Ndetse n'ibindi kandi nawe wa musore ushobora kuba muri karitsiye iwanyu mu cyaro waravuye uteye inda ukaba warajihunze indezo, jya ugerageza ubimubwire nawe abimenye, kuko hari igihe bazaza baje kuguteza ingaru ugasanga nawe biri kumutungura, nyuma nawe mugashwana. Jya ugerageza rero ubimubwira kugira ngo mishanye amabanga, buri kimwe cyose kimubwire acyakire hakiri kare, kuko icyo utavuze gishobora kumwangiriza igihe wakimubwiye, ukakimubwira afite n'ibindi bibazo bigerekeranye. Rero jya ugerageza mureke guhishanya, kuko nibyo bintu bizatuma urukundo rwanyu ndetse na couple yanyu iba muri couple zihenze.
ndavuga zihenze mu byerekeranye n'amarangamutima ndetse n'urukundo, kuko urukundo nirwo rwubaka couple, ntabwo ari amafaranga. Itegeko rya 4 rya couple riravuga ngo ntukamurutisha abandi. Uko mushaka kuba mukundana kose jya ugerageza wereka abandi ko ari we kibasumba, niyo nyambo yawe. Jya ugerageza rero wereka abandi ko ari cyo kibasumba cyawe, bizatuma nabona ko ari agaciro imbere yawe, bituma atagutesha umutwe cyangwa se ngo anagutakariza icyizere nawe. Ariko jya ugerageza umurutisha abandi, wereka abandi ko ari we kibasumba, wereka abandi ko ari we mwamikazi, bo bakaba abajakazi. Itegeko rya 6 rya couple riravuga ngo ntukagendere ku bandi. Kubaha famiye yanyu cyangwa se couple yanyu, uvuga uti nshaka kiba nk'iya Meddy cyangwa se kiba nk'iya Bruce Melody cyangwa se undi wari wese, ntukagendere kuri abo, kuko abo ngabo nyine ni ibyabo. Nawe ugomba kubaka urugo rwawe nyine wowe wanyawe, ukubaka urugo rwawe aho kugira ngo ugendere ku bandi, kuko igihe cyose ugendeye ku bandi niho usanga ibintu biri kugucanga, kuko nyiri gukora ibyo ngibyo niwe uzi impamvu yabikoze. Rero iyo ugerageje ukavuga utereka mwigane nanjye nkore nk'uko akora, utazi mbese we intego afite, niwe usanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga, kuko igihe cyose wavuze uti ngiye gukundana n'umuntu, jya ugerageza we umukunda ubwawe, uvuga uti urukundo rwanjye rurihariye, ntabwo ari nk'urw'abariya abandi, ahubwo mwe mukundane nk'uko mwabitekerejeho, aho gukundana nk'uko abandi bo bitekerereje mukabajya kopi y'igitekerezo cyabo, cyangwa se yuko bo bakora utuntu twabo, kandi ntawamenya akari mukundi cyangwa se akari mu nzu y'undi, kuko ushobora no gusanga nyine kuba berekana ko bameze neza hanze ariko mo imbere barashize. Rero simbikwifuriza, ahubwo ndakwifuriza kuzubaka umuryango wowe n'umukunzi wawe mwaganiyeho, ndetse na couple yanyu ikaba yakomera. Itegeko rya 6 riravuga ngo ntukikunde cyane. Rimwe na rimwe kwikunda ni byiza, kuko bishobora gutuma cyangwa se binagaragaza ko uri umuntu wikunda, nyine wiyubaha kandi uzi impamvu ariho. Ariko igihe cyose nyine wikunda ugakabya, ugasanga ubuzima bwawe uri gushaka kwerekana ko ari bwo burenze kurusha ubw'abandi, ugashaka kwerekana nyine ko ari ukomeye, ibyo ngibyo ntaho byazakugeza. Jya ugerageza ukunde n'abagenzi bawe. Itegeko rya 7 riravuga ngo mukorere hamwe. Murakundana yego muri couple, ariko ugasanga ntimukorera hamwe, ugasanga ubuzima bwanyu buri umwe akora ukwe, buri umwe akora ukwe. Ariko rimwe na rimwe jya umenya ko ubuzima nyine ari gatebe gatoki, aho uri uyu munsi nshobora kuba mpari, cyangwa se n'icyo ushobora kuba uri gukora ubu nanjye nshobora kukigeraho. Jya umenya ko rero gukorera hamwe nabyo bishobora gutuma mugira imbaraga. Hari igihe usanga aho uri gukora uyu munsi imbaraga zawe ari nke, n'undi wari gukora ahari gukora ugasanga imbaraga ziri kuba nke, kandi mwagafashanyije cyangwa se mwanafatanyije, za mbaraga zahura zigahita ziba ikintu gikomeye. Jya ugerageza rero uhuze n'umukunzi wawe, cyangwa se couple yanyu nyine abari couple ishobora gutera abandi bantu ishyari, bakavuga uti natwe tuzakundane nka kuriya. Itegeko rya 8 rya couple riravuga ngo mugire intego zihamye. Murakundana yego, ariko nyine ugasanga urukundo rwanyu cyangwa se niyo couple yanyu nta ntego. Ibintu byose mupfa gukora, cyangwa se hari n'ibyo mutakora bitewe n'uko hari ukuntu bimeze, ariko jya umenya ko kugira intego zihamye, ukavuga uti wenda urugo rwacu dufite intego zo kuzagera aha, buri kimwe cyose mukabanza mukakirebaho. Izo ntego rero mukavuga uti reka tuzitsinde. Ibyo ngibyo bituma nyine famiye itera imbere, cyangwa se niyo couple itera imbere. Itegeko rya 9 rya couple riravuga ngo ntimukaryame murakaye. Nyamuneka kuryama urakaye ufite couple cyangwa se muri couple, ugasanga nyine ntihari ibyo mutanaganiyeho bitewe n'uko mwagezanyije cyangwa se mwanatezanyije umujinya. Ibyo ngibyo si byiza, kuko kuryamana umujinya ni ibintu bibi cyane. Mujye mugerageza murare mubiganiyeho, murare mwishimye, kuko igihe cyose uraranye umujinya nyine urara nabi.
itegeko rya 10 naryo rya nyuma riravuga uti mujye musenga Imana. Nyamuneka gusenga Imana ni urufunguzo rwo gutuma ibintu byawe bigera kure kandi bikaba ibintu bihawe umugisha. Igihe cyose rero wagerageje kwizera Imana izagufasha muri buri kimwe cyose uteganya. Ndetse nawe wakanze subscribe kuri no channel, Imana iguhe buri kimwe cyose ushaka kandi gukubere karindwi. Nanjye abategure kino kiganiro nitwa Aime, uhawe ikaze kuri no YouTube channel niba ari ubwo wari unayigezeho. Nubwo nabaye ikaze bwa mbere ariko n'uyu munsi uhawe ikaze. Naho njye ndi Aime, ukomeze kudukurikirana utazacikwa na byinshi.